Yes bakunzi ba Dama Comedy uno munsi noneho ahantu turi turi ahantu heza cyane kwirebera, murabibona neza cyane, murabibona abazi hano rwose mutwandikire muri comment mutubwire hano hantu se hari hehe, gusa ni kwirebera ariko hano mutubwira hariho rwose. Rero gatoya kuri kamera za Dama Comedy uyu munsi ko ari uburyohera, twazanye umwe mu basitari rwose, muramubona neza cyane ko ameze neza cyane, muramumenyereye, ni ibisanzwe nta wundi yitwa DJ Humble Man rwose, azwi ku izina rya Humble Man, yaba TikTok tumuziho, Facebook, Instagram, imbuga nkoranyambaga zose arazikoresha, ni umusitari kaze. Tumwakire, turakwakire kuri kamera za Dama Comedy. Yola nanjye ndabakire cyane, ndabakunda cyane, nkomeza no kubasuhuza abantu bose bari maze iminsi mumbaza kuri umunsi twaje kuri Dama Comedy, aka kanya kuri mikoro zaho uyu munsi muratubona cyane 5 kabisa. Ubushize ubwo twakoranye ikiganiro abafana bawe hari akantu kagapera bari babanyurijeho, ako kantu karagiye, byagenze gute? Tuntu tw'udukapera ngenzi njya nkunda kudutama abantu cyane. Abagukurikirana kuri TikTok bajya bagira ngo muri umuhanzi, ibihangano byawe rwose babona baranabikunda cyane. Hari akantu se byibura wabanyurizaho, byibura bakamenya Humble ni muntu ki? Gahandi sineze na rimwe kuhahunga kuko murye niho mbonera gahunda, nubwo hari abandi sata ubwenge twatanyiganizwa nk'ibirunge byo binteresha maze gukora ntarwo ndazwe nkamagumira twe n'ibirunge byo bikabu, kandi bandi guhunga kuko mje mbameze nk'ufashe imbunda ubwo mu barashi nkabarukara nkabigishirira mu makara nkabijyaka mu matara, ni njye master wa chakalahwa. Urumva ko rero afite impano kabisa, afite impano. Ariko Humble ubundi nk'ubusanzwe kubera iki n'abafana bawe batibaza ukuntu wabasohorera nk'indirimbo ikajya hanze kwese utajya ubikora? Abantu benshi baranyandikira bakabimbwira ati ese uko tubona kuri nibwo bushobozi yawe nta kintu cy'indirimbo ushyiraho, abari filimi cyangwa nibagiwe kubabwira, uyu DJ Humble rero afite na channel ikomeye cyane yitwa Nibwo Bushobozi TV, rwose bibatera amatsiko mujyeho, hariho ibintu byiza cyane kandi bisobanutse. Ubundi nimurangiza rwose mumuteze imbere, mumukandire subscribe, nta kindi kintu rwose abasabamo, na sharinze mugashyiraho na comment ko mubyumva rwose, byaba ari byiza. Naye nyikubaza ku impano yawe kutayijyana muri studio ngo igaragare ibe public. Abantu benshi bagiye babimbwira akavuga ati Humble biba bimeze bite ko tubona uri kwikinira amafilimi kandi twakumva mu muziki urarenze, wazadutayemo nk'akagoma. Ariko ndagira mbabwire mbamara inkunye ntarirarenga, nimukomeza kubisaba muri benshi cyane nzakabatamo nzabatama akabanga kameze neza cyane. Urumva ko ahasigaye na habafana bo bazanyere ku rukundo gusa, ntacyo ndazabakorera, nawe n'umuziki nzababatamo babishikenera kabisa. Ariko nk'ubusanzwe menya warakuze ukunda ibintu by'imiziki. Imiziki ubu mba nicaye ngaha, uretse ko hoteli nayagaritse ngomba kuba ndi kumva umuziki ndawukunda cyane. Ni nk'abaye bahanzi se ureberaho nka Roromodo wawe, byibura uvuga ati no muhanzi byibura nagendesha mu nkweto ze, natera ibirenze mu cyangwa muri Amerika, yaba ahantu hose ku isi tu umuhanzi wumva ukwespira. Wenda urugero ni mu bihugu byo hanze, ba Snoop Dogg, abaraperi ba Lil Wayne, 50 Cent, abahanzi nyine ndabakunda cyane, buri indirimbo zabo nkunda kuzumva. Hari akaririmbo suzi ka Lil Wayne cyangwa abo ba 50 Cent? Abo bari abaniga cyangwa byagorana, ushaka indirimbo z'ibyongereza cyangwa byagorana sabye nyine wo kwiteza abafana batancisha mwijijisho bari kumva ari kuririmba ibintu noze umufana ushobora kwibaza ngo nizo ndirimbo za Lil Wayne cyangwa 50 Cent. Ndazumva wenda ngabo bantuze urugero abaye mudezi bafite Hello the way you lie. TikTok yawe sihagaze gute? TikTok yanjye nkomeza no gushimira abafana bakomeje kwerekana urukundo, baduflowinga, batwereka support, barayikinga ama videos. Thanks kabisa, ubona ari ibintu byiza cyane, nyine ubona ko nyine bishyigikiwe tu. Ubu buriya iyo uri gukora video ukabona abantu bari kwireba bakayishimira, muri comment bakandika ibintu byiza,
ni byiza n'abandi batarafollowinga nyine bajyaho ni DJ Amomari kuri TikTok se cyangwa se nibwo bushobozi nyine bashaka gufollowinga niza yacu ibintu byose bikagenda neza rwose nta kibazo bajyeho rero bagufollowinge ari benshi cyane kugira ngo bajye babasha no kubona ibyo babanyurijeho rwose binashimishije nabonye rwose urenze rwose hakubonye ndavuga se umva usigaye neza urenze kabisa ushaka kunteza abo dusengana urasenga se arije ku isabato nge nako ku cyumweru ariko ko hari ibintu njya numva ngo abasitari ngo ubundi ibintu by'insengero bumva babyumvira kure nawe gusenga ni ibya mbere abantu n'abafana banjye mujye musenga buri Imana ni sawa mujye musenga wenda hari igihe umuntu akora gutya nyine mu kazi agakora utuntu gutya ariko no gusenga Imana is the first Imana niyo ya mbere kabisa ibyo ari byo byose mu buzima bwa buri munsi Imana niyo ya mbere kabisa kandi niyo imenya buri muntu uko abayeho nyine kamugenera gusenga ni byiza rwose rero hari ibintu bimaze iminsi bivugwa ku mbuga nkoranyambaga ese umuntu witwa Regis uramwumva cyangwa uramuzi uri ukina comedy na film ndamuzi Regis se ndamuzi yari afite umukunzi we rero umukunzi ngo witwa Miki si umuzi se we si umuzi ndamubona ariko muri no minsi ngo baratandukanye hari ibintu bijya bivugwa ngo nta basitari babiri cyangwa nta bihanga bibiri mu nkono cyangwa se mu mvugo igoroye nta basitari babiri bagirana urukundo nyine ngo bahuze uzababone nk'umugabo n'umugore bahuje fresh ibyo bintu bibonaho gute bose ubundi kankubaza ubundi mbere yuko uriya mukobwa aza kwa Regis wari umuzi ahantu wari wigeraga umubona ataramenyana na Regis ubwo se ugiye kuvuga ngo Regis niwe wamuzamuye of course usura ninde wari umuzi aho gera simufata nk'umusitari kuko nta nubwo ari ku rwego rwa Regis kuko wenda Regis yari yatangiye amuzamura yabona atangiye gukora ku dufaranga duke buri uriya mukobwa yaravutse cyane byiza byari biri imbere ariko ikibazo cy'abakobwa b'ikigali ko sinabi kigali gusa n'abandi bose iyo umuntu atamenyereye gukora ku mafaranga agaragara akagira gucya akabona ku dufaranga atangira kwihenura uriya mukobwa ntabwo yari umusitari rwose nta muntu wari umuzi ataraza kwa Regis umukobwa ko we yitangiye yakoze ikiganiro akavuga ko ahubwo ari we wafashaga Regis kandi nawe rero kankubwire yewe uzatuma ntazongera kugaruka kuri mikoro za Damakomeye kubera ko ibintu biri kuvuga niwagakwiye no kongera no kwisubiramo ikindi yavuze ko rwose hari igihe amapine nyine y'imodoka bashaje bigasaba ngo umuntu akorera niba navuga kuyahindura yose nyine ngo kugira ngo imodoka nyine igende neza imere neza igipine ishaje yavugaga ni Regis mbihuje wenda niyo situation bari barimo numva bari nka bavuze ko kugira ngo Regis amwange kugira uriya mukobwa wanjye Regis ngo yavuze ngo yarabyaye ngo yamwangiye kuko ngo yabyaye kandi Regis we yavuze ko ahubwo yamukundiye ko yari afite umwana kandi ari umukobwa mwiza ushobora kwita kuri uwo mwana abona bazahuza umukobwa we yavuze ko intandaro yo gutandukana kwabo ari uko Regis yaje kuvumbura ko umukobwa afite umwana ubwo ntabwo ari umukobwa nyine yari afite umwana mbega muri make rero kangubwire ngewe buryo ibintu mba mbibona buriya burangiye inkundo aba basitari baza batwika ngo barakunda nanjye buriya bintu ntabwo nyambiye agaciro biriya hari uburyo abaniga baza bakadufera urumva amara kudufira bakaza bagashuka abantu ngo barakundana kugira ngo bitwikire cyangwa se bazamure nk'imbuga zabo baramenyekane nk'ura mukobwa kuko urabona nta muntu wari umuzi nyine tu ubona ko ari umuntu uri aho ngaho nta n'umuntu umuzi arujye rero bagenda bakaza bagafera abantu ngo barakundana abantu bagasizora nyine bakandika bagagira ibiki barangiza ngeje bundi batanye si ntureba ko bari kuvuga ngo bashwanye bagasebanya ibiki n'ibiki kigaragaza ko ari social media ejo bundi uzajya kubona ubone bongeye bagarutse ngo twiyunze ngo twaje gusanga ngo biriya ngo atari ibintu ese ugiye kuvuga ko na titi na nyambo nabo buriya ari ukudufera koko ariko ntabwo ari abasheri ni ababesto mugari wabo ababesto se nyine ababesto birangira babaye abasheri nyine nese ubona bitashoboka kugira oya byanashoboka pe byaba ari na byiza baranaberanye ariko nyine ntabwo ari ibyo bari n'abafrendi basanzwe nk'uko nawe ushobora kuba friend n'umukobwa runaka birangana uretse ko biramutse ari n'abasheri nta nubwo bana reka ko numva undi ibintu bya social media mani barabaniga babaza bagafira abantu kugira ngo wenda nizo views zizamuke n'iryo zina rizamuke nara nkura mukobwa rwose uretse kuba yarashakaga ku izina rye ryazamuka naho ubundi reka
uri aho se Regis yanamukundiye iki wanamugana ngiye ko numva kora mukobwa ni mwiza mwa se oya wenda katubare ni mwiza ese ku byo abakobwa bose bahari wenda badafite n'uwo mwana wenda kandi nyine wumva yaramukundiye kuko yari afite umwana nyine anamwitaho batabyara ntabwo babyara sabana oya ariko umugore nyine kubafata oya umugore wabyaye buriya ubona ko ese kuki se atabyara agahita afungisha burundu ntazongere kubyara byo wabibwirwa ni ntako yeso ngaho mva nk'ibyo bintu ko bose mvuze nibyo urambwiye ngo umugore wabyaye ngo ubufite ngo igihamya neza kwazongera kubyara bajya kubyara bagahita bafungisha ibyara ku buryo atazongera kubyara ko hari n'abagira gutyo bakavuga ati senti umuntu wabyaye buriya abazi ibintu byinshi cyane yamenya no kwita ku rugo cyangwa ku mugabo nyine akamera neza kuki zo babyaranye ataba yaramutwaye wenda hari igihe yari kwa kundi ku Kigali kuki wamutwa nuko hari inengera we yamubonye akazimubonaho kuvuga ati nkurikije inenge mubonyeho wapi oya akamureka ako Miki yari mwiza da nako ni mwiza rega ntukareba ikadere y'inyuma uvuge ngo uhite uhamya ngo umuntu ni mwiza ako iki ikadere y'inyuma ari wantu ushobora kurebera umuntu kubyo uhita wemeza ijana kuja uvuge ngo uyu muntu ni mwiza ngo nuko ngubonye ngo afite izo nyashi ngateye neza uhite uhamya ngo umuntu ni mwiza hari n'izindi karagiteri uba ugomba kureba umusista ukavuga ati umusista wenda nyine afite face nziza nibyo mu nzira nibyo uzamusohokana abasore nkatwe turebezwa twirebere ibikini cy'abantu babyeti yagudu ariko hari n'izindi karagiteri z'umuntu ugomba kureba ukavuga ati izi karagiteri uyu muntu havamo umugore utagendeye kuri festikari yiwe ukareba atari yigeze ariko mwabari ubuzima ngaho ku Gisenyi Yesu we n'abasitari rega ariko n'ubundi ufite amafaranga kurya ubuzima ni ibintu byumvikana nta impamvu utabujya no kuri umukene akasubwo ndi umukene umuntu bose baguhaye interview koko baba interview se bikuyeho kuri umukene umukene abutaneza abafana badama comedy rwose ati ushobora kuba umukene ku rwego runaka ubitewe n'undi muntu hari ahantu ubukene bugarukira mwahe umuntu rero nkawe kugira umukene bitewe none ko kugereranya nawe kugeranyije umushaka kuba ati kugeranyije na kanaka uri umukene kuri we hari abantu bari isipe bari ubuzima ariko n'ubundi abasitari bajya buzima tuba tugomba kuburya nta musitari wo kutatembera ugomba gutembera nawe ufite amafaranga ntutembere ufite ikibazo ugomba gutembera amafaranga ukagereka amande kaguherekera hari ikintu utazi buriya isi ubuzima ku isi ni buto ni bugufi ni ukuvuga ngo rero ugiye guhugirwa mu bintu by'isi gusa stress iki ukibagirwa kwiyitaho nawe utembere uriragise afashiduka upfuye icebitse kandi nta n'ikintu wigeze ugira hanyuma se byo kuryoshya kuriya n'umufrendi wawe byarangira mugashwana bigeze yara mugasebanya mugashirana ku karubanda byo bifata nk'ibintu byiza cyangwa oya bira bintu wenda kanyewe ngewe natangiye bikuvuga ngo ati bira bintu ngiye bifata nk'ubucuruzi nyine bwa social media ntabwo ngiye bifata nk'ibintu babiririye ariko nyine nk'ibintu none se ni gute umuntu ashwana n'umuntu agatera ukankira mu biganiro akaba ari hajya kubivugira ati nge turatwashwanye iki kuki se atabigumana mu mutima bashwana aho ngaho wenda ntajye kubivuga wenda babigumana nuko nyine ari babashaka nayo makuru nyine twege tufite mega zo gupfa ubusa natwe tuyarebe nyine yawe twigarukire kuri nibwo bushobozi se ko bamaze iminsi mbona abantu bavuga ati nibwo bushobozi yarazimye nibwo bushobozi nkarayiretse ntoye nka bosi wayo nka manager wayo urabivugaho iki nibwo bushobozi mwarayiretse tubibwira abafana buriya rero abafana turabubaha muri n'abantu beza n'ibitekerezo byiza turanabakunda cyane kuko mudahari nta kintu twakora ariko buriya inyuma ya kamera habera ibintu byinshi cyane buriya abantu benshi tutajya tumenya nyuma ya kamera habera ibintu byinshi cyane buriya ushobora kubona wenda nibwo bushobozi twakinye uyu munsi twakinye filime ariko nyine hari process biba byanyuzemo kugira ngo iyo filime ikinwe isohoke abakinnyi n'ibikini hari uburyo rero ushobora kugira gutya wenda niba wari wateganyije wenda nko gukora shoot wenda uyu munsi ugasanga umwe mu bakinnyi agize nk'ikibazo kandi wari wamuhaye role agomba gukina ugasanga nyine biracanze nyine noneho byakwitwa nuko nyine abakinnyi byakwitaho nuko abakinnyi bacu baba bakiri bake cyane tutaragera ku rwego rw'abakinnyi benshi twifuza ugasanga nyine umwe cyangwa babiri nimba bagize ikibazo ntibabonetse ugasanga nyine ibintu turabisubitse ariko nkomeza kubiziza amabwira ati noneho ibyo kuvuga ngo umwe tugiye kubahata imizigo 10 abantu barambwiye ati ira filime rwose bangagira urukundo mwahagaritse ibintu mwakoze amusore mutubabarire ira filime yari nziza mwa ira filime nanjye nubwo nayikinye burya hari igihe ukina ikintu nyine nawe kumva rwose kirakubaza kavuga ati iki kintu ira filime ariko nyine haje kubamo icyo bita nyine abyita se nk'iki sinzi uburyo nayivugamo nyine tu ase hambo ujya ukurikirana ibintu bya football football ndayikunda cyane buriya football nayo ndayemera hano mu Rwanda rero tugira deba ebyiri
genda bivuga nk'umuntu ubizi deba ya APR deba na Rayon Sport hagati uhagaze ko yewe ntakubeshye ngiye umufana wa APR ku mutima haba mu mvura y'amahindu haba mu zuba ry'igikatu haba mbega uko byagera kose mazayugwa inyuma n'imbere ngomba gufana APR ubundi mu Rwanda hari umuyobozi umwe muri Rayon simwibuka izina ako yavuze ijambo numva ndarikunze buriya ndavuga ati cyakora ijambo uvuze niko ndavuga ati mu Rwanda haba derby ishyushya abantu nyine ibintu bigashyuma ariko iyo derby ihuza amakipe abiri ikipe ya mbere ni ifite abafana benshi mu Rwanda ubwo yavugaga Rayon Sport igahuza n'indi kipe ya mbere mu Rwanda igerageza mu gukina ubundi bavuga iki mu Rwanda ikipe igerageza mu bintu byo gukina ni APR ntabwo izi gukina kuko mu Rwanda nta amakipe yacu turayazi ako yo iragerageza ubwo rero derby ihuza ikipe igerageza n'ikipe ifite abafana niyo mpamvu ibintu biba byashyushye ako cyo kuvuga ko za kipe zikina n'imipira myiza ni umunwa nyine w'abafana Rayon Sport ko ubu ngubu uza amakuru y'ikipe yawe APR yanjye ejo twatsinze igitego kimwe n'ejo bundi twatsinze igitego kimwe gitsinda nuzi ariko rero ngo muri habimwa oya buriya gutangira buriya biba byiza iyo utangiye ugatangira nabi oya muri mu myanya ya 11 ibyo ntacyo bitwaye kuko kino gikomere muri tuzagitwara imyaka ibaye 6 ngira ngo mbikwibutse ko rero yisize itsenda ni ryari sitazisize hari ubundi reka nkwereke buriya hari ikintu utazi buriya biba byiza iyo utangiye nabi umenya amakosa ugomba gukosora ukamenya nawe ugomba kuyakosorera so rero ko APR yatangiye nabi inganya badutera za furufe dukora amakosa dutsinda igitego kimwe buriya aho gukosora haronetse buriya ikosa ryo kongera gutakaza ntago rizongera kubaho ahubwo bari abatangiye bari guhiganwa imbaraga zabo naho bazigarukira barazizi rwose nsi kubeshya pe barabizi ko APR gukompeta nayo rwose biragoye nyine nuko ujya nyine wena ntabwo yakinushanwa ari yonyine kuko dufite abandi dukina nabo ariko nyine kujya muri ntuze na APR mugahangana muri kuruse imwe na APR rwose sha usaba ingufu nyinshi pe n'isukari nyinshi oya kubeshya n'icyaha APR ni ukabura babeshi ntabwo nababeshya nose rega ni ibintu bigaragarira amazi nimba ikipe ishobora kumara imyaka 6 ikurikirana itwara igikombe umwaka ibyo bintu by'imyaka 6 ari umuntu wari bikubarije ko nabyo mba ngomba kubikubwira kugira ngo wumve ubukaka n'ubushongore ariko ndanakomeza iyo kipe igaragaza ko nyine ari ya kipe ariko namwe bakabashinja akantu kameze gutya akahe ati muhimbira mu rugo ako kantu kanka gusize neza cyane hejuru umugabo haba harundi sinabikubwiye urwego ruvuga kuko nimba wenda mfite amahirwe wenda ngasohoka nkajya muri Champions League iyo Champions League sinzi ko nayiheruka amasinzi nimba uzi cyane nimba ufana Rayon simbizi ubwo se wabi oya nge na kipe mfite fan sinarimbizi nimba ufana Rayon nyine kujya simbizi nimba icyo gikombe zino bari abagabo bitabira kiriya gikombe rero ngende umufana wa Gasogi yifanira Gasogi tugurandishe wese guhereza indi njya muri yambara gutya ntabwo yambara festival kabisa ari amakipe yitabira Champions League ni super power ni team ziri super power muri Africa umufana arivuga ati uretse nayo ngubwire umufana aravuga ati wa adversaire ataho kugira ngo ngende ndutange mene mu bakwe indyo bitandatu kuri kimwe basango iyo piramide inkuramo igarukira he ese burya ni piramide yabakuyemo iyo banza umenye iyo piramide inkuramo bayagarukiye ikipe irankuramo ikagarukira kimwe cya kabiri hafi gashaka gutwara igikombe wowe uraho ntujya witabira n'igikombe urabona ibyo nayikorera ku mahoro bwira bareyo niba ndi kubwira ubwo bari kunyuma neze ko ugiye kumbwira nawe wasanga ubihishe inyuma cyane ntabwo njya amacenga ufana Gasogi yo muri mu mafuti se urumva ndikubwira nyine nk'abafana turi kwiganirira kuko mfite n'abafana banjye benshi bakurikira ibyanjye ariko bafana Rayon Sport ariko turi inshuti leta turi kuganira nka sportive ni ukuvuga ngo nimba ngiye nshobora kwitabira igikombe gihuza Super Power muri ntuze baza ngo sindavamo nkuwemo n'ikipe ya mbere mpura n'ikipe ya mbere nkayikuramo ubiyomba nyirusha urwego hako nanjye araho ngera ngahura barakubwira ngo umukinyi umwe wa piramide agura abakinyi banje bose ugiye yagura abakinyi banje bose warangiza ukavuga ngo hambo nawe rwose ntukadufere nese ntabwo uramukongomani bamwita nde oya harara amayeri na kibazo ahagaze miliyoni imwe n'ibihumbi 600 by'amadolari ibyo nta kibazo none se mu Rwanda umukinyi naguze namutanze ibihumbi 100 ngaho urumva indura abafana bari mwasakuje kuko ni mwege mugira umunwa nicyo nta kindi mushoboye ntabwo ari ngewe nibo n'abafana nyine bariya nk'abari bari kutureba kubera ko bagira umunwa ati urasesa bwa amafaranga kuri miliyoni nguza baki
kandi hari ikipe imugura umukinnyi kandi impangana nayo ubundi APR nge nzemera ko ngomba kujya guhangana na za Pyramide cyangwa za Hira cyangwa za TP Mazembe ari uko ngira aranga kubita umukinnyi wa miliyari hariya ariko nawe utanga ikinyuranyo pana kumuzana ku izina gusa ngo nuko yaguze menshi umunsi uzabona APR yagiye kurokirita muri Arahiri ikajya kurokirita muri za Zamalek cyangwa muri za Yanga duturanye zina za Simba uwo munsi nibwo izagira mu matsinda APR icyo gihe uzabivuga ati urwego iri ikajya muri za Casablanca ikajya za Berkane cyangwa za Fariraba ikazanamo umukinnyi ikamukoramo ari umukinnyi kitire ikamuzana mu APR ariko banakibaza ngo se ko hari ikipe ishobora gutsinda ikipe nkuru ikayitsinda kangahe reba bigero ngo yereze nka Real Madrid Real Madrid wenda imaze imisi itwara neza itsindwa na za Nuze Real ifite abakinnyi iyo kipe nako banza ari nayo ya mbere ihenze ku isi ko bajya bavanga indege nizima hambo ariko nangwa baba bayigezemo nizima ariko yakanagiye ikibazo no kuzimutana yikandagiramo utazi naho Kanombe ba ikibazo no kutame no ntuzi ari umuntu wageze mu ndege ntizime ngahita yimanukamo na wa muntu utarajya no ku kibuga cy'iyo ndege urumva umuntu wakubaha nde wenda wa undi still yapfuye kwikandagiramo ahubwo wagomba kuvuga ati none igihe nzageramo nijyane nzajya mu iyo ndege noneho igume yake ikareka kuzima ariko wa undi we aracyafite intambwe yo kuvuga ngo nkandagire ku kibuga cy'indege basi baze ndebe niyo ndege nyurire nishaka izima ariko nayuri ariko hari uwo yuriye irazima we azaza avuga ati noneho kandi burya ndege itazima abo bantu bari baratandukanye ngiye kubagereranya waba uri no kurengera ngo twigarukire kuri sije ndikumva batangiye kunjyana mu makipe nako bandakarira kandi kwambize oya nago bakurakarira nago bakurakarira rwose ya rero rwose reka n'umundi turi kwegereza ku musozo w'ikino kiganiro gira icyo wizeza abakunzi bandi bwo bushobozi rwose ikintu cya mbere ugomba kubizeza icya mbere mpera nuko bashimira babwire bajyeho uretse kubabwira bajyeho rwose n'inkoramutima barabizi urumva ikintu cya mbere ngomba kubabwira I respect them ndabubaha cyane kubera muri inshuti z'akadozoka ibintu mukora supportinga mugira ute rero ntago ibintu biragera aho bigera ku byo tubabwira ngo ni mu byihorere ahubwo aho tugeze ni handi ibintu bikomeye sibyo handi bidusaba gukora cyane haba twebwe haba abafana haba abakunda ibintu byacu tugakora cyane kandi mukagomeza kubasaba rero tugeze ubundi bagwita mu rubuga rw'amahina abantu bavuga aho ruba rukomeye tubasaba guys video muzireba muzisharinga rwose nihanganye muzisharinge kuko hano tugiye kujya rwose yene nabibabwiye dukeneye support irenze twakeneye kuva kera na mbere hose mu supporting mujye kuri nibwo bushobozi utarakora subscribe uri kureba iki kiganiro ayikore akane no kunzogera kugira ngo azakomeza akurikirana ibikorwa byacu arebe na video nziza tuzaba twabateguriye usharinge video ku nshuti zawe nazo zirebe maze ibintu bigende neza views ziyongere maze asigaye dutwike koko ibintu byacu mujye mukomeza kubibona kugiye nta gusiba kandi turabakunda cyane tubibutsa ko yari Dama Comedy twari tukurikiye kandi nawe niba uri kubireba utarakora subscribe nawe turakubwira ati kora subscribe kugira ngo ukomeze kuryoherwa n'ibintu byiza tuba twaguteguriye biga rero bakunzi ba Dama Comedy rwose murabona ko dushoje neza cyane twari twirebeye ahantu kwirebera rwose murabibona neza cyane ya rero turabasaba gukora subscribe kuri Dama Comedy ubundi mugasharinga abantu mukitabira video zacu za buri munsi ibindi tugabanya kubana ciao ndabakunda cyane